ku kibuga cya Bugesera, aho ikipe ya Rayon Sports yari imaze gutsindwa n'ikipe ya Bugesera ibitego 2-1, hakazaho kutumvikana hagati y'impande zombi ndetse no ku musifuzi, aho bivugwa ko umusifuzi w'ikipe wasifuye uyu mukino wa Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Bugesera yaje kuba yiba penalty ikipe ya Rayon Sports, agaha penalty ikipe ya Bugesera itariyo koko. Rero abafana ba Rayon Sports baje kuba bateza imvururu nyinshi cyane, biza gusaba naho perezida wa Rayon Sports ajya guhosha imvururu, ariko birangira umukino usubitswe ku munota wa 52. Ni ibintu byaje kubiteza impagarara nyinshi cyane mu gihugu muri rusange, byaje kugera naho haza na reaction ya minisitiri wa siporo. Ese koko ibi nta ingaruka biraza kugera ku mupira w'u Rwanda cyangwa kuri Rayon Sports ku gikombe cya shampiyona? Ndagira ngo tubanze tuze tubisesengure neza, turebe koko yari penalty cyangwa se yari penalty, hanyuma tuze tureba koko n'icyo amategeko avuga kuri iyi incident yaje kuba iba kuri uno mukino. Ese Rayon Sports ishobora kubitwa amaga cyangwa ntirakubitwa amaga? Ikindi cya kabiri ni uko Rayon Sports ishobora kuzajya ikina awikoro cyangwa nta mufana uhari. Ndagira ngo tubanze turebe kuri ano mashusho agaragaza uno mukino wa Rayon Sports ndetse na Bugesera, bavuga ko ari penalty cyangwa abandi bavuga bati siyo. Ni sida yaje kuba ibaho ubwo Rayon Sports aza kubona kufra bakayitera neza, hanyuma Biramahire Abedy agafata umupira muri surface y'ikipe ya Bugesera, akagerageza gucenga bamwe muri mwa myugariro b'ikipe ya Bugesera, ariko bikarangira bamuteretse hasi. Nitureba neza kufra bayiteye, hanyuma Biramahire Abedy yafashe umupira agerageza gucenga ba myugariro ba Bugesera kugira ngo arebe ko yatera mu izamu, gusa nimero 24 nimubona neza yamukandagiye, umusifuzi ahita avuga ati ntago ari penalty, umukino uhita ukomeza ya avantage y'ikipe ya Bugesera. Hanyuma Bugesera itera contre attaque, imanukira ku ruhande rw'iburyo rwayo, hanyuma mu kumanuka bageze muri surface, uyu mwataka w'ikipe ya Bugesera bamuhaye passe, ariko witwa Bugingo Hakim nk'uko bigaragara ntago yigeze amukoraho, habe akaboko habe n'akaguru ntiyigeze amukoraho. Hanyuma umusifuzi nta kindi yakoze, yahise atanga penalty. Abakinnyi ba Rayon Sports ntibabyumva kimwe, gusa uwitwa Umar Uba penalty itera neza, bihita biba igitego cya kabiri cya Bugesera ku busa bwa Rayon Sports. Ndagira ngo twongere dusubiremo neza turebemo iyi action. Reba Biramahire Abedy yacenze ageze ku mukinnyi wa gatatu, bahita bamukandagira ikirenge cy'ibumoso, penalty. Umusifuzi aravuga ati reka reka ntabwo ari penalty, avantage ku ikipe ya Bugesera iba irabonetse. Bugesera nk'uko ikipe ibonye avantage yakoze uko ishoboye kugira ngo igere muri surface hakiri kare, irebe ko yabyaza umusaruro iyi action yari ibonye. Hanyuma uyu mukinnyi wa Bugesera nta kindi yakoze usibye gukora diving, bihurirana na pressure umusifuzi yari afite, n'ubundi ahita atanga penalty. Abafana ba Rayon Sports bati ibyo twavuze dore birabaye. Umusifuzi Ngabonziza Patrick avuga ati ni penalty. Hanyuma umwataka nka Omar Uba watsinze igitego cya 14 muri no shampiyona, nta kosa yagombaga gukora, abatsinze igitego cyiza cyane. Hanyuma rero reka ngere kuri raporo ya komiseri w'umukino yaje kubatanga, nk'uko mbikesha umunyamakuru Jean-Luc Imfura yacu kuri BNB, credit nyinshi kuri we cyane. Yavuze ati exclusive raporo y'uko umukino wagenze mu Bugesera mu mboni za komiseri w'umukino Hudu Munyemana. Umukino uhagaze ku minota 57, umusifuzi Patrick witwaye neza cyane muri uyu mukino, afata ibyemezo byiza bitewe n'uko umukino wagendaga, ubona ko birimo ubunararibonye. Muri iyi raporo BNB Kigali FM yakomeje agira ati ku munota 53 Rutahizamu Abedy yahuye n'umukinnyi wa Bugesera bisanzwe mu mukino, nta kosa ryabayeho, umusifuzi yitwaye neza kuko yemeye ko umukino ukomeza. Nyuma y'umunota umukinnyi wa Rayon Sports Hakim Bugingo wambaye 24 yakoreye ikosa umukinnyi wa Bugesera, umusifuzi Patrick yitwara neza atanga penalty, cyari icyemezo cya nyacyo.
Bwana Hudi Munyemana yasoje ashimira cyane umusifuzi Patrick, avuga ko akwiye kuba ari umusifuzi mwiza, asaba ko akomeza guhabwa imikino. Ndagira nkubwire ko iyi raporo ari yo izagenderwaho bafata umwanzuro kuri sida yabaye kuri iki kibuga cya Bugesera. Komiseri nk'uko bigaragara yatanze raporo ishyigikira umusifuzi Ngabonziza Patrick, ariko nk'uko tubibonye ibyo tubonye ntaho bihuriye n'ibyo komiseri yaje kubatangaza kuri uyu mukino. Ndagira ngo munyemerere nanone mbatembeze kuri post yahise ikorwa na Minisitiri wa Siporo Madamu Nelly Mukazayire, yari kubagira ati mwiriwe neza, hari amakuru twakomeje kubona ajyanye n'umukino wahuje Rayon Sports ndetse na Bugesera, cyane cyane imvururu zabaye, tukaba twibutsa abakunzi ba ruhago ndetse n'abanyarwanda bose ko imyitwarire irimo imvururu mu bikorwa bya siporo itemewe kandi ihanwa n'amategeko. Si ibyo gusa kandi nyuma y'aho atanze iri tangazo ku mbuga nkoranyambaga, Ferwafa nayo yaje kuba ishyira hanze itangazo iti nyuma y'imvururu zabereye kuri stade ya Bugesera ku mukino wa Rwanda Premier League wahuje ikipe ya Bugesera FC ndetse na Rayon Sports kuri uyu wa gatandatu tariki ya 17 Gicurasi 2025, aho umukino wahagaze utarangira, turamenyesha ko ibikorwa byose by'urugomo bihangamira imyendekere myiza y'umupira w'amaguru bitemewe kandi bihangayikishwa. Ibi byose nta kindi biragaragaza ko imvururu cyangwa guteza umutekano muke ku kibuga cyangwa kuri stade n'ibindi bikorwa by'urugomo byose bidafite aho bihuriye n'umupira w'amaguru birahanwa n'inzego z'amategeko. Bivuze ko komisiyo ishinzwe imyitwarire muri Ferwafa igiye kwicara ikareba icyo amategeko agena cyangwa amategeko agenga kuri ino myitwarire yagaragaye ku bafana b'ikipe ya Rayon Sports, hanyuma bagafata umwanzuro. Imyanzuro nta yindi, biravugwa ko imyanzuro ishobora gufatirwa ikipe ya Rayon Sports ari mpaga yo gutsindwa uyu mukino, kandi nubwo bari bawutsinzwe n'ubundi bikaba ibitego 3-0. Ntabwo turamenya neza niba kuko birongerwa kuri bikaba 5 cyangwa bikaba 3-0 gusa ikiriho cyo ni uko Rayon Sports iraterwa mpaga. Ikindi kandi sinamaga gusa kuko biravuga ko ishobora kuzajya ikina wiklo cyangwa nta mufana n'umwe uhari muri ino mikino ibiri yose isigaye ya shampiyona kugira ngo shampiyona irangire. Uwitwa Tade, perezida wa Rayon Sports, yaje kuba ajya mu bafana abasaba gucururuka kugira ngo arebe ko bagabanya umujinya bari bafite w'umunanduranzuzi, ariko baramunanira, baramubwira bati ntabwo bishoboka, ibi turabirambiwe, reka dutegereze icyemezo Ferwafa iraza kubifatira Rayon Sports ndetse n'abafana bayo. Gusa ku rundi ruhande ikipe ya PRFC i Kigali yari irimo iratsinda Gorilla igitego 1-0 kuri penalty n'ubundi nayo itavuzwaho rumwe. Ku mupira bavuze ko umudefansi wa Gorilla yakozeho ku ntoki, gusa amashusho agaragaza ko nta penalty yabonetse, abantu bati ni ya APR iri gutegura. Bigendanye n'amashusho yari yagaragaye ku witwa Eto, bivuga ko asanzwe ategura ikipe ya PRFC. Amashusho yamugaragaje bavuga bati ari muri kampu y'ikipe ya Bugesera, bati iyi Bugesera n'ukuntu yakinaga ntabwo ari Bugesera gusa itozwa na kamarade, gusa ni ya makuru nyine abavuga hanze y'ikibuga yo gutegura. Gusa ikiriho cyo abafana ba Rayon Sports barakaye cyane ndetse bageze no bisabira umukuru w'igihugu kuza muri iyi football mu Rwanda akaba yacamo akajagari. Ese kuko aka kajagari k'umupira w'amaguru mu Rwanda kazarangira? Ikindi ni uko i Huye naho byacaga amarenga ko umutoza Lofty atameranye neza n'abayobozi ba Mukura nyuma yo kunganya n'ikipe ya Amagaju igitego 1-1. Gusa visi perezida ndetse na perezida ba Mukura bakamanuka mu kibuga nyuma y'aho umukino wari urangiye, bigaragara ko batishimanye n'umutoza wa Mukura. Ni nyuma y'aho afashe witwa Eritatu nyuma yo gusimbura agakina iminota 15 gusa akongera akamusimbuza. Njye na Sam Kayiranga
reka ngubashimire.